aho hantu Burundi maze kuhagera nabanje kubaza amakuru ndabaza nti ibyo uriya Murundi bye bikora giheki barambwira ati bikora nijoro hanyuma ndategereza ijoro rimaze kugwa wanjye mu rugondo umuntu warwanye n'inzoka inzoka zirindwi mu kwezi n'amaronda ariko tukabura amabuye ariko nizambaraga za wa mukonikoni ni imbaraga z'abazimu ni imbaraga rero cyane kuko nongeye kugirirwa ubuntu bwo kugira ngo nganire namwe cyangwa se tuganire ku mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana twavuga ngo ni iki? Imbaraga z'Imana ni imbaraga zibashisha buri wese kumenya ububasha bwayo ndetse n'ubutware bwayo, ariko tutari twasoma ijambo ryayo ndagira ngo twongere dusenga Imana kuko byose dufashwa nayo kandi tugahabwa imbaraga nayo tugahabwa imbabazi nayo. Nyakubahwa Uwiteka mwami w'abami, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana yuzuye ubuntu ndetse n'ubwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje, wongeye kuturinda kandi utwemera iminsi yo kubaho. Niyo mpamvu dufite ibyishimo ndetse n'umunezero yuko ukigumije kuturinda kandi uzanaturinda akaga kose shitani ajya tugabaho. Kandi data wavuze ko abakwizera abo ngabo bazagendera mu gicucu cyawe, kuko birevuga ngo ukwizera wese ntacyo azatwarwa n'ubwoba cyangwa iterabwoba rya shitani ryose. Turasenzera twirukana imyuka mibi, bazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Mana, urakoze kubyeme kandi uri kumwe natwe, byose uko ushaka no kushima, ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Hanyuma turasoma ijambo ry'Imana, tubumbure Bibiliya zacu, dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Turashaka kuganira ku imbaraga z'Imana nuko zikorera mu bantu bamwizeye. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya kugeza ku mpera. Ahubwo twizera n'imbaraga zayo, imbaraga z'Imana Data wa twese ishobora byose, imbaraga zazuye Yesu zikamuzura zikamukura mu rupfu, ubu ni muzima. Hanyuma izo mbaraga rero ni nazo zazamura abera bitorero. Abera rero ni bantu ki? Abera ni abantu bamaze kuvuka ubwa kabiri, abo ngabo bagashingwa muri Kristo bakezwa n'amaraso ye, abo ngabo ntateka bazacirwaho, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma izi mbaraga z'Umwuka Wera numvise ndimo kuhatwa kugira ngo tuvugeho cyangwa tuganire. Ubundi Imana ubwayo ubundi ni ubutatu bwera. Ubu butatu rero nuko ijambo niwe Mana, kandi ijambo yigize umuntu. Noneho abana n'abigishwa be yava i Yerusalemu bakavuga ati ijambo yararaha, yagigarira ya jambo yararaha, bagakurikira. Ariko noneho aravuga ati nimara kugenda rero nzabohereza imbaraga, Umwuka Wera azajya abana namwe, kandi Umwuka Wera azenda ku bya Data azayibamenyesha. Niyo mpamvu rero nako dushira amanga tuvuga ibya Mwuka Wera n'imbaraga Mwuka Wera akora ibitangaza kandi bigakoreka. Hanyuma mwivuga butumwa njya ntanga harimo n'ubuhamya. Ubuhamya mfite, rimwe nigeze kugera ikibazo, hanyuma burya ngo ntawe utakandika ari mwisi. Ngize ikibazo mpura n'abarozi cyangwa se aho bita bakonikoni niko navuga. Hanyuma ubwo nyine tumaze guhura, ariko bashaka rimwe bashaka kunteza ibintu byinshi cyane. Uyu nguyu mubona uri imbere yanyu witwa Kabere Emmanuel, nari mfite ikibazo icyo yuko nibwo nari nkiva muri Nyarugenge nimukiye bita za Bugesera. Ngeze Bugesera mpura nabo batubuzi cyangwa se abo bakonikoni cyangwa benshi bita abarozi. Bamaze kundoga rero bandogeye n'abana, nari mfite abana bazi ubwenge. Abana ubwo batangira kubatesha amashuri rwose, wabaga uwa mbere akaba uwa nyuma. Andasenga nuko, ariko nsenze
umuturanyi umwe aza kumbwira ati nanga ntuhazi birashoboka ariko tuzakubwira neza. Umwe we aza kubwira umwana wanjye bahuye, aramubwira ati haryo wabaye wakangahe shi? Aramubwira ati ngewe ati nabaye ati nagize umwanya wa mbere. Noneho aramubwira ati niwongera kuba uwa mbere uzaze nzakugurire. Mumvugire buti Imana irashoboye, Imana irashoboye, ariko Imana irashoboye. Mwese abari kure nimwumve iri jambo yuko Imana yacu ishoboye. Imana irashoboye, nubwo mwasubiza aho ngaho muri mu mazu yanyu, mu ngo zanyu, cyangwa se abarimo kumva ubuhamya bari mu mamodoka, abarimo kumva ubuhamya baryamye, abarimo kumva ubuhamya bari mu isoko, ariko Imana yacu irashoboye. Kandi imbaraga z'Imana izo zituba tudashiraho Imana yacu imwe cyane. Hanyuma igihe kimaze kugera, inzoka zimaze gucika intege, ariko ubwo nihatiye gushaka icyo bita imbaraga z'Imana. Nihatira gushaka imbaraga z'Imana. Ndasenga ndinginga, ndasenga shuti yanjye senga. Nimba ubona kaga kaje, shaka imbaraga z'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana kivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamunukira. Kandi umwuka wera yaraje. Mwuka wera yaraje, umwuka arakora mu itorero, mwuka wera akorera mu itorero. Itorero ni iki rero? Itorero umuntu wamaze kwihana akareka ibibi bye, akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo nguwo arashinganye. Ndagira ngo ube umunyetorero, ndagira ngo ube rwose umuntu wahamagawe wavutse ubwa kabiri, kandi humura Imana yacu izakurinda. Igero cyamaze kugera, inzoka zimaze gutsindwa niko navuga, hanyuma haza ibitero by'amabuye. Ndi umuntu watewe amabuye ukwezi kose hejuru y'inzu, nkagerageza no gushakisha hana amabuye ava ariko nkabura, ariko amabuye tukayumva. Ndetse n'ikimenyimenyi nababwiye aho byakorerwaga hariya mu kagari Kambyo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera. Mwatelefona mukabaza ati umugabo wikoga kabiri aho ngaho bamuteraga amabuye. Koko bamuteraga amabuye, kandi ayo mabuye akabura abayatera. Igihe kimwe tukarara n'amaronda ariko tukabura amabuye ava. Ariko ni za mbaraga za wa mukonikoni, ni imbaraga z'abazimu, ni imbaraga z'abadayimoni. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'abazimu hari imbaraga z'Imana, kandi hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi imbaraga zindi zikora aho hantu. Twasomye ijambo ry'Imana ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Igero cyamaze kugera nibwo nasengaga Imana. Imana irambwira ngo humura nzakurwanirira kandi nzabara nawe. Iri jambo ry'Imana urimo kumva ryihumura muri wowe. Humura ni Imana itabara twizeye, kandi ni Imana ihumuriza, kandi ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imbaraga za mwuka zijya zimanuka zigatesha agaciro abazimu n'abakonikoni. Imbaraga za mwuka zijya zimanuka zikanesha imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni. Gusa cyo nakubwira ni iki? Izere Imana Data, izere Imana ikomeye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bukiro ndimo gusenga nibwo Imana yambwiraga ngo babarira abo bantu. Babarira abo bantu, ariko ndibaza ndababarira abantu gute? Ibabarira abo bantu. Ariko ubwo imbaraga za mwuka wera nuzaransanze, hanyuma abo bantu nanjye numva ndabababariye. Numva siba ahubwo numva ni shitani. Numva ni shitani, ndavuga noneho urugamba ndimo kurwana ntago nta kureba umuntu. Shuti yanjye, wireba umuntu ahubwo reba shitani. Numara kumureba hanyuma kandi wongera uhanga amaso Yesu. Wongera uhanga amaso Yesu, kuko nta wundi wagutabara ni Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ntabwo azongera kuza nka wakundi ngo ubone n'umugabo uje yenda afite intwaro runaka, cyangwa n'umugabo uje ufite ubushobozi runaka, ahubwo azaza mu mbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera. Iyo dusomye igitabo cya Yubu ibice 33 aho ngaho nigeze kuhasoma, Imana ihanyeretse ndahasoma sanga havuga ngo iki? Haravuga ngo Imana iravuga nimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Umwiyerekwa rya nijoro, cyangwa se mu gihe abantu baryamye bari ku mariri yabo, nibwo ishaka kubabwira ibyo ishaka kubigisha, kandi nibwo ishaka kubungura ubwenge kubyo ishaka kubakorera. Aho hantu rero maze kuhasoma nibwo numvaga umuntu ambwiye, kandi uwo muntu araza mbona ndamubonye. Ni Yesu waje mu mwuka
mbona ndamubonye arambwira tumva nje kukurwanirira kandi nje kubana nawe kandi nje kukugenderera humura ntacyo uzaba ndetse n'abana bawe nzabakiza. Numva ndashimye cyane kandi numva ndishimye. Haleluya haleluya haleluya. Iyo dutindanye n'Imana tubona imbaraga z'Imana. Iyo dutindanye n'Imana tubona ukuboko kw'Imana. Hanyuma igihe rero cyarageze kimaze kugera ubwo ni ukuvuga ngo nakomeje ndwana intambara, ariko bitewe ko iyo ugendera mu mbaraga z'Imana kandi ufite isezerano ry'Imana humura Imana igenda kandi Imana igitabara. Igihe rero cyarageze kimaze kugera nibwo Imana ubwayo yambwiraga ngo imuka imuka. Imana yabwiye Aburahamu ngo niyimuke ave muri Uri y'Abakarudayi, hanyuma ngo asige n'inshuti, hanyuma kandi ngo Imana izamugira neza. Nanjye Imana nibwo yambwiraga rero ngo imuka, ariko ntangira gushakisha ahantu nzimukira hariho. Rimwe nari mfite abaturanyi banjye bagiye bimukira za Nyagatare za Rwagitima, nanjye mfata akanya muri iyo minsi ndagenda njya kureba abavandimwe za Rwagitima hariya muri Gatsibo. Ngeze Gatsibo nsanga ni heza, ariko ubwo ngubwo nari ngiye mvuga nti ndahunga abarozi kandi ndahunga n'ababajura banyibaga, kuko nimba ari ibintu natinyaga kandi n'ubu ngubu Imana yo mwijuru cyako yarankomeje ubu nashize ubwoba. Ntago ngitinya baba ari abarozi cyangwa abajura, nzi ko mwisi tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara, ariko mwizera Imana, mwizera imbaraga z'Imana ziri muri twe. Twasomye ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2:20 ngo ishobora gukora ibirenze ibyo twizeye bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Imana yashishimwe cyane. Ubwo rero maze kugenda aho ngaho muri Gatsibo nsanga ni heza, nsanga ariko ndabanza ndabaza nti inaha nta barozi bahaba, inaha nta bajura bahaba. Ariko umwe arambwira ati mwisi nta hantu hari ubuhungiro, ntaho keretse mu Mana. Ndagira ngo hugwize ukuri ngo ba mu Mana neza, uba mu mbaraga z'Imana neza, Imana izakurwanirira kandi Imana izabana nawe. Hanyuma igihe kimaze kugera maze kuhashima, cyakora ubwo nishyura inzu, maze kwishyura inzu nishyura amezi 2, ariko ndagenda ndongera ndasenga. Mbere yo kubwira umuryango ngo twimuke narabanje ndongera ndasenga, ninginga Imana, mbaza Imana. Hanyuma Imana irambwira ngo ninjye ahantu runaka izangirira neza. Hanyuma ahantu yambwiraga kugeza ubu hahandi nababwiye indi muri Kayonza, ahanga muri Kabarondo niho ntuye. Ni Imana yamwe ngo ninjye muri Kayonza ya Kabarondo. Ntago mpakurangiye ngo nawe uzahaze cyangwa se uze duturane ngo niho hari ubuhungiro. Oya, ndakubwiza ukuri ko hariho hose. Iyo wizeye Imana n'imbaraga z'Imana nta Imana itakurindira. Yesu ashimwe. Nta Imana itagutabarira, nta Imana itaguhera umugisha, ahubwo biterwa nuko wakiriye Imana n'imbaraga zawe kuzifata. Ariko ngiye Imana yaramwe ngo ninjye aho hantu izahamira amahoro. Hanyuma rero ubwo nibwo nabwiraga madamu nti madamu, uzi ko Imana yambwiye ngo twimuke tujye ahantu runaka, tujye muri Kayonza ya Kabarondo, Imana izatugira neza. Hanyuma nibwo nafataga rero igihe ndimuka ndahagere. Hanyuma ngera Kabarondo. Ngeze Kabarondo igitangaje niki, niyo mpamvu nkubwira nti za mbaraga z'abazimu, za mbaraga z'abakonikoni nta hantu zitagera mwisi. Ariko icyo nakubwira niki, jya mu mbaraga z'Imana zizaguhisha, jya mu mbaraga z'Imana zizakurwanirira. Ubwo namaze kumara nk'amezi 3, ndibuka nimutse muri Covid, benshi barabizi Covid. Ngeze hari Kabarondo imaze gutuzaho gake, ba bantu bangendagaho, umwe we yarambwiye ati nta kuntu waturangira aho hantu nimba business zigenda. Ndababwira nti business ziragenda muzaze murebe. Ariko umwe muri bo yari afite ikimuzanye. Hanyuma araza amaze kuza ngo aje kureba business nkora cyangwa se nayo ibyo azakora. Nibwo yazaga amaze kuza, ndamutembereza Kabarondo, turagenda turasura mugeza naho nkorera. Kurageze Kabarondo n'ubundi ntangira gukora bya nakoraga mu Bugesera, ntangira gucuruza, ntangira gusya ibiki gucuruza business nyine zigenda. Icyo gihe amaze kuva iwanjye iryo joro babajura bahise banyiba. Amaze kuva iwanjye buke nanone yamawe najyaga numva baronge batera hejuru y'inzu. Mbwira madamu nti madamu, ntuzi ko kugeza ubu bya bintu byagarutse? Ati se byazanywe n'iki? Nsimbizi. Ariko reka twongera dusenga Imana.
umva twasenze Imana, egera Imana usenga Imana. Gusenga ni iki? Gusenga ushobora gusenga ukora, ugasenga uhinga, ugasenga ucuruza, ugasenga wiga, ugasenga utwaye ikinyabiziga, ugasenga uri mu bwato, ugasenga uri kuri computer, ugasenga uri mu kazi runaka, ugasenga urimo gukora utuntu runaka business zawe, ariko cyane cyane urimo kwinginga Imana ushaka imbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga z'umwuka wera zigeze turwanirira. Mbwira abana ntimwabana mwe, ndabizi benshi muriga, ariko muzajye muzinduka mu gitondo tubanze dushaka imbaraga z'umwuka wera. Mwuka wera aratabara, mwuka wera ararinda, mwuka wera arakora, mwuka wera ararwana. Hanyuma icyo gihe tubona imbaraga z'Imana. Cyakora twarasenze tumaze gusenga, ya mabuye aratuza. Amaze gutuza bya biyoka nabyo byari bitangiye kugaruka kandi nabyo biratuza. Icyo gihe ndi kumva twarishe bibiri jye na madamu, twishe ibiyoka bibiri. Hanyuma ubu aho tugereje ubu, cyangwa aho Imana ibagereje ubu, nanjye ndayishimye kuko ni Imana ikora ibitangaza kandi igakora ibikomeye. Ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Ubu buhamya ntanze shingiye kuri ijambo ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanuka. Mwuka wera yaraje, mwuka wera yaraje, tangaza birakoreka. Mwuka wera ni uturwanirira, mwuka wera ni utuneshereza, mwuka wera Bibiri ivuga iki? Bibiri ivuga ngo niko umwuka wera atunihira uko bucye uko bwije, akatunihira ndetse n'imbere y'Imana Data aradusengera, ndetse n'imbere y'Imana Data aradusengera. Ndahira nkubwire ngo shaka imbaraga z'umwuka wera, shaka Imana, uyinginga Imana. Imana iri muri twe kandi ikindi Imana igendera mu bantu bayo hamagaye. Imana iri muri twe rero kandi ni Imana ikomeye, ni Imana ikora ibintu bitangaza. Hanyuma ubu ngubu niyo mpamvu nanjye ubwanjye njya ngira ishyaka ryo kuvuga izo mbaraga z'umwuka wera. Hanyuma igihe cyarageze rero babana banjye Imana ibasubiza ubwenge. Ubu nta kibazo bafite, benshi babonye n'akazi barakora, nta kibazo. Ababaga abanyuma mu mashuri ubu bafite ubwenge, nta kibazo. Nako gakobwa uwo muntu yari yavuze ngo niko ngira kuba kambere, hanyuma ngo azagabombo. Ubu ngo ndi kumva hari karazanye umwanya wa gatatu muri primaire, hari umwaka wa gatandatu kiga mu mashuri abanza muri Karitasi. Ni ukuvuga ngo igihe cyarageze rero na wa mwana nanone umwe wigaga pademe by'ubwubatsi, nawe ubu ngubu nawe yabonye akazi, nta kibazo gihari. Nanjye kandi ubu ndaho ndashima Imana, ndavuga imbabazi z'Imana, ndavuga imbaraga z'Imana. Muri izi mbaraga z'Imana rwaye barakira, muri izi mbaraga z'Imana hanyuma akazi karaboneka, muri izi mbaraga z'Imana hanyuma babuze abana barababona, muri izi mbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo ziya zitwihanganisha, muri izi mbaraga z'Imana tuboneramo kunyurwa, muri izi mbaraga z'Imana tuziboneramo kunesha, muri izi mbaraga z'Imana ibitangaza birakoreka, muri izi mbaraga z'Imana umva, muri izi mbaraga z'Imana ziratwambika, muri izi mbaraga z'Imana tugubwa neza rwose. Ikindi kandi nanone nakubwira gushaka imbaraga z'Imana nuko tumenya amakuru y'iby'Imana dushakaho amakuru, kuko Imana iganira natwe mu buryo bw'umwuka, iganira natwe mu buryo bw'umwuka. Yaganiriye na Mose igihe Mose yatamikishwaga no kureba igihe kirimo kwaka umuriro. Tubisoma hariya mu gitabo cyo Kuva, mu gitabo cyo Kuva hatubwira ukuntu Mose yatambikishijwe no kureba ukuntu igihe kirimo kwaka icyakamo umuriro. Ubu Imana noneho igaragara mu buryo bw'umwuka wera. Shaka imbaraga z'umwuka wera, Imana ibane nawe. Shaka imbaraga z'umwuka wera, uvugane n'Imana. Shaka imbaraga z'umwuka wera, uganire n'Imana. Imana iguha amakuru y'uru rugendo. Byanga bikunda, ndi umugabo uhamya yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Kubera iki? Kubera ko tujya twumva amakuru y'igihugu cyo mu ijuru, tukumva amakuru y'Imana Data ibishaka kuduha cyangwa ishaka kudukorera. Twasomye ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twizeye bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ashimwe cyane. Ntabwo narangiza, mfite indirimbo igifasha, indirimbo igifasha ya 28 mu gakiza. Indirimbo ivuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo ndirimbo
ngira ngo tuyifatanye hanyuma tuyiririmbe. Nitwamara kwiririmba hanyuma mu kanya sengera afite ibyifuzo, sengere umuntu ushaka kwakira imbaga za mwuka wera, sengere buri wese yaba uri mu nzu yaba uri hanze, sengere buri wese yaba ushaka kwakira imbaraga z'umwuka wera cyangwa se wari waratewe nubwo bwoba nanjye bwari bwaranteye mu gihe gishize, kuko twamaze kumenya yuko Imana ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Imana yashishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni indirimbo ya 18 mu gakiza ivuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tugeze ku gitero cya gatatu turavuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye ijambo rye nk'uko yaritubwiye, Imana yashishimwe cyane. Twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, twihanganire byose. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere. Nyirihoraho kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko imbaraga z'Imana zirakomeye. Izo ngizo naringeze ku buhamya, hanyuma tugakomeza, kuko burya ubuhamya nabwo buba bwiza. Kuko ubuhamya ni iki? Niyo dusomye Bibiliya dusangamo ubuhamya bw'abatubanjirije, aba ba Stefano, abangaba ba Pawulo, ibyo bahuye nabyo, hanyuma bambuka ku kirwa Merita. Ntabwo ariho twagendereye, ariko hariya naho Pawulo yambuka ku kirwa Merita yahuye n'imbaraga z'Imana. Hanyuma imbaraga z'Imana nizo zatumye igikururuka cyarumye Pawulo ku kiganza. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa 28 hatubwira ngo inshira igikururuka kiruma Pawulo ku kiganza, ariko ngo bategereza ko apfa akenyutse cyangwa arimbutse barabibura. Izi mbaraga z'Imana rero zijya zigakora imirimo n'ibitangaza ku muntu wese wizeye Yesu cyangwa akizera izi mbaraga z'Imana. Imana rero mu butatu bwayo bwera igikora imirimo n'ibitangaza kuyihamagaye, kuyishatse. Kuko Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo nitumushaka azatwitaba. Matayo ibice 7:7 havuga ngo iki? Havuga ngo mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Aho ngo niko havuga. Noneho rero natwe dushaka imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana nizo zizagutinyura mu bikomeye. Izi mbaraga z'Imana nizo zizatuma wumvirwa. Izi mbaraga z'Imana zizatesha agaciro imbaraga z'abakonikoni. Izi mbaraga z'Imana zizatesha agaciro
imigambi ya shitani, izi mbaraga z'Imana zizatuma ugenda wumva ufite confidence, zizatuma ugenda wumva nta bwoba, zizatuma ugenda wumva ushize amanga, zizatuma ugenda nubwo wabwirwa kandi ukanaburara humura ntacyo uzaba, kuko imbaraga z'Imana zijya ziturinda mu byago no mu makuba. Ndakomeje rero ndagiye ubwo nkimara guhura n'ibyo ngibyo byabo bakonikoni cyangwa se mu yandi magambo abarozi. Ubwo abana banjye bari bafite ubwenge, si ukubeshya, bari bafite ubwenge, ndetse umwe we yari amaze gutsindira amashuri ya kaminuza agiye kwiga hariya muri Kigali, hariya muri Kiste. Hanyuma agezeyo baravuga ati wo kwa Kabera uziga n'indi. Ubwo ababivugaga nabo ngabo nyine tutavuze amazina, sina ngombwa kuvuga amazina y'abantu, ariko icyo nakubwira gusa nuko hanze hagato cyane hari izindi mbaraga z'abakonikoni cyangwa z'abarozi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Rivuga ko imbaraga z'Imana zitesha agaciro izo mbaraga z'abarozi n'imbaraga z'abakonikoni. Ariyo mpamvu dukwiye gushaka imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, Mwuka Wera akaza kuri twebwe. Hanyuma igihe cyarageze rero, hari undi mwana wakurikiraga uwo nguwo wari ugiye muri Kise, we yigaga ibutariga iby'ubwubatsi, we yigaga aho bita muri Apade mu Nyanza, hari ibusoro mu majyepfo, abenshi barahazi. Igihe kimaze kugera nawe yaragiye ari umwana uzi ubwenge, ariko agezeyo icyo gihe hari ukuntu abakonikoni bajya batuma imyuka mibi ikagenda muri za serwakira y'imiyaga. Ariko ni ukuvuga ngo iyo dusenze Imana, Imana ijya buva gusenga kwacu, imbaraga za Mwuka Wera zikaza zigatesha agaciro izo mbaraga z'abakonikoni n'izo mbaraga z'abarozi. Buke rero nza kuryama, maze kuryama ndota wa mwana wa kabiri, ndamwibuka izina kuko nijya babyenda bazi, yitwa Niyo Gitangaza Emmanuel. Hanyuma ndota imisatsi ye yarayikoze nyine nk'iy'abarasa cyangwa se y'abashazezi nyine bariya nyine uko nyine. Hanyuma amaso ye yarabaye amaso atukura nuko. Uko namubonye mu iyo foto bwake yaje muri vakase, umwana mbona yarahindutse. Mbonye yarahindutse, mbaza nyine nti Niyo Gitangaza abaye gute ko munani Niyo Gitangaza yahindutse? Nariko se Niyo Gitangaza wenyine, ahubwo nayo yakaremye wa undi wiga hariya muri Kristuruwa, nawe nuko niko mubona. Sizo ukuntu byagenze. Kandi sibo gusa, na kakana bita Shimwe, hari umuntu wakabwiye ngo niko ngira kuba kambere, yewe ngo kazaza zakagurire. None madadu ukore dute, tubigenze dute ko twavuye i Kigali tuje ahangaha Bugesera guhaha, none abana bacu bakaba batangiye kubihumura, tubikore dute? Ariko mbwira madamu wanjye nteka dusenge, twegera Imana. Hejuru y'izi mbaraga z'imyuka mibi hari izindi mbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari imbaraga z'Imana nshuti zanjye, hari imbaraga zikubita hasi abakonikoni, hari imbaraga zikubita hasi abarozi, hari imbaraga zikubita hasi imyuka mibi yose aho yava ikagera. Imana ishimwe cyane. Igero kimaze kujya rero, madamu wanjye nawe aranyemerera, amaze kunyemerera dufata akanya dusenga Imana, turasenga twinginga Imana. Ariko ubwo mwiyo minsi tumaze gufata akanya turimo gusenga, nibwo nahuraga n'ikindi gico kitarabaroza, ahubwo noneho baje ari abajura. Bajura baranye bamaze kunyiba. Hanyuma ubwo noneho kuko ni ukuvuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko Imana ikunda ko bitugeraho kandi ikemera ko bitugeraho, ariko kugira ngo irebe za mbaraga zayo zikorera muri twe. Hanyuma igihe kimaze kugera, wa muntu wangendagaho cyangwa wa muntu shitani yakoreshaga araza, niwe wangiriye inama, arambwira ati harya urasenga? Ntindasenga pe. Wizeye Imana? Ntimana ndayizeye. Atariko uje gato nkakwereka ahantu hari izindi mbaraga hari izindi mbaraga rwose zatuma n'ibintu byawe bibasha kugaruka rwose. Hari ahantu nzi imbaraga zatuma ibintu bye bigaruka. Ubwo gamutega amatwi, ndamwumva. Amaze kumwumva nibwo namutegaga amatwi, gusenga mba mbiretse akanya gato. Hanyuma nza kumva uwo mugabo arambwira ati ngwino nkujyane. Ndamubaza ntese niho uzanjyana?
ariko umugabo arambwira ati nzakujyana nkwereke ahantu hari imbaraga, ati ntago ari mu barozi si mu bapfumu. Ariko ubwo ahantu yambwiraga ngewe ubwanjye naje gusanga iwe yaje kunyezeza ko atari mu barozi atari mu bakonikoni, ariko ubwo nuko nyine yaranjyanye aho hantu. Hanyuma ubwo ndamukurikira ndagenda, maze kugenda umusaza ndagenda ampa udupfunyika tubiri tw'amafu. Ndacyavuga ku mbaraga z'Imana ko twasomye ijambo ry'Imana ngo cyakora muzahabwa imbaraga umukara n'abamanukira. Udupfunyika aratumpa, amaze kutumpa arambwira ati harya barakwibye ntibaranyibye, tibakwibye ibintu bifite agaciro kangana iki, ntibanyibye ibintu bifite agaciro k'ibihumbi bigera muri 500. Ati ubwo rero uzazana amafaranga yo kungororera ibyo bintu nibyamara kugaruka, ntese nzaguha ngahe wa musaza we. Umusaza tuzampa 50,000, nimuze nteho amafaranga nzayaguha. Cyo gihe ndamo kwibuka hari muri 2013 gero kimaze kugera. Hanyuma arambwira ati ugende ushyire iyi miti ahantu banyuze barimo gutwara ibintu byawe. Ndakumva rwose, ariko imbaraga z'Imana ndahira ngo mabwire ngo amahirwe y'inka ntago ariyo y'intama. Hari umuntu ushobora kubikora bikamukundira, ariko kuba warakira imbaraga z'Imana, Imana ubwayo irafuha. Haleluya, haleluya. Imana iradufuhira. Imana ntago ibikunda ko nimba warakira imbaraga z'Imana kugomba kuza kubangikanya hamwe n'izindi mbaraga zindi z'imyuka mibi cyangwa izindi imbaraga zindi z'abarozi n'abakonikoni. Hanyuma igero kimaze kugera, uwo musaza yari yambwiye ngo mu minsi 3 ngo ibintu byanjye byibwe biraba bigarutse. Ariko ubwo naragiye, reka nze mbabwire, hari ibintu umuntu akora ubwe wenyine n'umugore watanazi n'abana batazi. Aho hantu uwo muntu yaranjyanye, usibye uwo muntu warunjyanye n'umudamu wanjye ntabwo yarabizi yuko ngiye aho hantu cyangwa se ngiye gushaka izindi imbaraga. Ariko ndakubwira je, uwo turimo kuvuga nawe turimo kuganira, ndakubwiza ukuri ko hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi imbaraga zihakora. Hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi imbaraga tuhasanga. Hejuru y'imbaraga z'Imana nta zindi imbaraga wabona. Hejuru y'ubushobozi bw'Imana ndakubwiza ukuri nkuri nzira ku murima, washaka wakira imbaraga z'Imana, izo nizo zizagira icyo zikora ku bugingo bwawe, ku byakunaniye, ku byo waburiye umuti. Aho ngaho niho Imana izahera ikora. Ndakubwiza ukuri ngewe ibi ngibi narabigenzuye kandi sanga ari byo. Hanyuma ubwo namaze kugenda amaze kumpa ubwo bupfunyika bubiri bw'imiti, arambwira ngo uzajye mvuga ngo uwatwaye ibintu nabigarure, uwatwaye ibi bintu nabigarure. Ubwo nicaye iwanjye ku mbuga mara nk'iminsi nk'itatu rwose ntegereje ko babigarura, ariko mura n'inyoni itamba. Kugeza ubwo wa muntu yaje aravuga ati ese ntago bari babizana? Yewe ntabyo bari bazana. Ubwo ngubwo ariko nukuvuga ngo imbaraga z'Imana twakiriye twebwe ubwacu ntabwo zikundira imbaraga z'imyuka mibi gukora muri twe. Bibiliya ivuga iki? Iyo dusabye mu nzandiko za Paulo yandikira Abefeso mu bice 2 n'umurongo 20 havuga ngo iki? Haravuga ngo ishobora gukora ibirenze ibyo twibwira bitewe n'imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Izi mbaraga z'Imana zidukoreramo twebwe ubwacu zibasha gukora ibirenze cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Hanyuma rero ubwo ngubwo nanjye nagumye aho ngaho, ndagumya ndatekereza burya ngo igeze kure nta itagera ihembe. Igihe cyarageze, wa mugabo kandi aragaruka. Amaze kugaruka arambwira ati ibyo hariya twagiye ntago bikora, ahubwo ngo tujye i Burundi. Icyo gihe narambutse ngi Burundi. Maze kujya i Burundi, hanyuma mbanza kubaza amakuru, ndabaza ntariko uriya Murundi witwa runaka, uwo Murundi bari bambwiye amakuru ye, sanga ibyo birakora n'ukuri. Ariko ubwo nerengagije imbaraga z'Imana, ariko imbaraga z'Imana zirakere kuri nge. Ariko hari igihe umuntu ajya mu bibazo akirengagiza imbaraga z'Imana, ariko izi imbaraga z'Imana uzitindeho kandi izi imbaraga z'Imana uziha agaciro. Ndagira ngo dutinde ku mbaraga z'Imana. Hanyuma aho hantu Burundi maze kuhagera, nabanje kubaza amakuru, ndabaza nti
ibyo uriya murundi bye bikora gihe ki, barambwira ati bikora nijoro. Hanyuma ndategereza ijoro rimaze kugwa, ubwo noneho umurundi araza aratubaza ati se biti ntigewe rwose mfite ikibazo mperaho. Hanyuma mubwira uko byagenze n'abanyibye, kandi mubwira ko ndimo gushaka ibintu byanjye byibwe. Hanyuma bimaze kuba nk'igihe cya saa moya z'ijoro, kuko twagiye ari ku manywa ariko ibyo byakoraga nijoro, nibwo numvaga umwana mu gikari atangiye kurira. Akimara gutangira kurira, ubwo nanjye nari nahure n'abantu benshi, ari bavuye za Kigali, abavuye za Mutara, abarundi baho ngaho, n'abandi bavuye mu Rwanda, n'abandi bavuye Tanzania. Twari benshi cyane aho ngaho k'uwo murundi, kandi mu by'ukuri ibintu by'uwo murundi byarakoraga, n'ukuri byarakoraga, kuko byarakoraga nanjye namaze kumenya amakuru. Ariko hejuru y'imbaraga z'Imana, we wakirewe turimo kuganira aka kanya, nta hejuru y'imbaraga z'Imana nta mbaraga zindi zibasha gukora. Imana yashishimwe cyane. Igiro kimaze kugira rero, ubwo bimaze kugira nka mu masaa 4 wa murundi araza. Ubwo yari twambaye amatelefone, yari twambaye n'utundi tuntu twose twimuri runaka, twari mu kizima. Ariko araza mpagarara hejuru ngo mbe munyarwanda ni wi, ngo none utunze iki? Ni ntacyo ntunze. Ngo ya utunze iki wawe? Ni ntacyo ntunze. Agiye kumbwira amwira ngo tuzabonana. Yabivuze mu rundi rurimi ruvuga ngo tuzonyorana, ngo tuzanyarana. Igero kimaze kugera, ubwo hesa nsohora mu nzu ye, aheta n'agahanze. Amaze kunaga hanze, mu gikari hari y'umwana, numvaga umwana aririra mu gikari. Ariko uwo mwana wariraga mu gikari, njye ubwanjye ntago nabasha kumubona, numvaga ijwi gusa. Ariko amaze kunta hanze, wa mwana hisa aceceka. Umwana amaze guceceka, wa murundi abwira abo twari kumwe aho ngaho mu nzu, ngo basha, ngo nukuri ngo umunyarwanda yaradukozeho, ngo ari kujya munyarwanda ngo tuzonyorana nukuri. Ubwo yavugaga ngewe ndi hanze, abandi bari mu nzu. Noneho naraye hanze icyo gihe, ariko imbaraga z'Imana zangumyeho. Ndagira nkubwire ngo imbaraga z'Imana zigenda ku muntu, imbaraga z'Imana ziba ziri kumwe n'umuntu, imbaraga z'Imana nimba urakira imbaraga z'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubutunzi bwinshi, kandi ndagira nkubwire ngo imbaraga z'Imana izo zijya ziturinda, imbaraga z'Imana zikaturinda zikaturagira, izo mbaraga z'Imana ziraturwanirira. Imana ishimwe cyane. Igero cyamaze kugera, bigeze mu gitondo, ubwo nibwo nagendaga amakagare kanje, uko nari nambutse mfite igare, amaye akagare kanje, ubwo ndashogoshera ngaruka mu Rwanda. Maze kugaruka mu Rwanda rero icyo gihe, hanyuma madamu akimbaza ati warahe mugabo? Iwe ntago nagomaga kumubwiza ukuri, kuko madamu we ntago yumvaga ko shobora kujya aho hantu. Ariko madamu ndamubwira nti hari ahantu nari nagiye kwa muganga, ariko ubwo ndaho kuko ejo nari narwaye. Ndamubeshye. Ariko imbaraga z'Imana ziraturwanirira nubwo dukora ibyaha, ariko imbaraga z'Imana ziraza, hanyuma tukongera tukababarirwa. Imana yashimwe cyane. Ubwo nari mfite groupe nari nyoboye y'abanyamasengesho, nibwo twagiye umuhanuzi umwe aravuga ati ayiwe, ati umuntu wagiye mu bapfumu, yewe ntimana imbabarire, wa mwuka wera za mbaraga z'Imana nakiriye numvise zirimo kundega. Ndavuga ntimana imbabarire. Twebwe abakira imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zikora iki? Zitwemeza ibyaha, kuko birivuga iki? Avuga ngo uwo mwuka nazo mbaraga nizaza zizatsinda abisi, zibemeza iby'ibyaha byabo, kandi ngo zizabababarira. Tubabarirwa na mwuka wera, tubarirwa n'imbaraga z'Imana. Abarimo kutwumva ubu, twasomye ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8, ahantu twavuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya, b'umugabo nyamugabo uhamye Kristo, b'umugabo nyamugabo uhamye Imana Data, b'umugabo nyamugabo uve hahandi mu rungabangabo, ub'umugabo nyamugabo kora iby'ubutwari, kandi yaguhaye izi imbaraga ntaho yagira cyahari, iracyakora muri bitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Teke dando avec tando, tuyemere. Ni Imana yaduhamagaye, tuyemeye tuyikorere. Ni Imana idushaka, tuyemeye tuyikorere. Ni Imana itwitaho, tuyemere tuyikorere. Ni Imana yacu idufuhira, tuyemere tuyikorere. Ni muhumure kandi izaturengera, izadutabara.
igihe kimaze kugera, icyo nabonye ni iki: wa murundi wavuze ngo tuzabonana, icyo gihe bitewe yuko yaramaze kumenya imyirondoro yanjye naho ntaha, kuko iyo umaze kugira aho ngaho nyine babwira imyirondoro yawe ni iki. Iyo rero bajya gukora iby'ubukonikoni bwabo, bya bindi bajya baduteza nijoro, bikaza bikatubuza amahoro, bikaza bikaduhombya, bikaza bikatuburiza abana ubwenge, bikaza bikatuburiza amatungo, ugasanga amatungo yacu yabuze amahoro, abesha amatungo yaramburuye, andi yapfuye, n'ibikibo za butike zahombye. Burya n'imbaraga z'imyuka mibi z'abari abakonikoni ndetse za shitani, ko abantu bajya kuzitara ngo mu nyanja hirya no hino, cyangwa se mu marimbi nahe, ariko ni ukuvuga ngo iyo wakira imbaraga z'Imana, Yesu ashimwe, imbaraga z'Imana ziraturwanirira kandi muhumure, zizanaturinda, ntacyo tuzaba. Imana yashimwe cyane. Nibwo rero noneho ubwo bari bamaze kumenya imyirondoro yanjye, ku munsi wa kabiri kumva ko i Burundi navuye ntacyo binkoreye, ntacyo bankoreye, kwa musaza nawe nahavuye ntacyo mbese bankoreye. Ubwo noneho ntangira gusenga Imana, ntangiye gusenga Imana. Rero nibwo noneho ari kugone, ariko namaze gusenga Imana, namaze kwihana, cyo bita kwatura, kuko muhanuzi amaze guhanura muri yo gurupe ho narindi, naravuze ni ngewe wagiye mu bapfumu, Imana yacu imbabarire, kuko imbaraga z'Imana zihora ku muntu wese uciye bugufi kandi agasaba imbabazi kandi akemera icyaha cye kandi akemera kukihana. Hanyuma rero maze guca bugufi kandi maze kwatura, Imana irambabarira. Nibwo rero igihe cyageze, mpangana n'ibitero byari bivuye kwa murundi rusasa, mpangana nabyo, ngiye gukora mbona inzoka ya mbere iraje iye wanjye mu rugo. Wanjye mu rugo ndi umuntu warwanye n'inzoka, inzoka 7 mu kwezi kumwe, zimwe zikaza zigapfa, izindi zikaza zikaducika. Nuko ngewe ubwanjye Kabera Emmanuel, icyo gihe nari ntari nimukira muri Kayonza, nari nkiri Bugesera. Wabaza n'ubuhamya, nari ntuye mu murenge wa Mayange, akagari Kambye, umudugudu wa Rugarama. Aho ngaho niho Kabera Emmanuel yari atuye. Nari umugabo wabagaga inka, rimwe na rimwe nkacuruza mu masoko agiye atandukanye. Mu isoko rya Mbyoza naricururijemo, ryabaga ku wa gatanu, iryo soko naricururijemo. Wabaza ubuhamya bwanjye, birashoboka. Ariko igihe cyageze, izo nzoka zitangiye kuza z'uwo mugabo, cyangwa inzoka za shitani yoherezaga. Ntabwo navuga ngo n'uwo mugabo, ubwo ni za shitani yoherezaga. Ubwo natangiye guhabuka, ntangira guhabuka, ntangira kuba nk'umuntu utaye umutwe, biranyobera. Ariko kubw'imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, Imana irasangira nkomeza. Imana irambwira ati humura, nzakurwanirira. Nubwo watewe n'imbaraga Mwuka Wera arazura, Mwuka Wera atanga icyizere, Mwuka Wera tuganira n'Imana muri twe. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Imana ikugarurira icyizere muri wowe. Imana yongere gufubike, Imana yongere kugaburire mu buryo bw'umwuka. Retando venitando taigei, vaho ngaho uri, hanyuma wigire imbere mu buryo bw'umwuka. Reka dusenga Imana, twinyingana Imana, twinyingana Imana, twinyingana Imana, twinyingana Imana. Reka dusenga Imana. Mana Data, Mana ishora byose, Mana yo kwizerwa, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Tumaze kumva ubutumwa, tumaze no kumva ubuhamya, ariko buri wese, yaba ari uwo hafi ndetse ari uwa kure, Mwuka Wera musange, Mwuka Wera mugenderere, Mwuka Wera ngira twubake. Twarasenywe, twarasenyutse, imitima yacu irasenyuka, dusenywa n'abarozi, dusenywa n'amadeni, dusenywa n'inzangano runaka.